Giri inshwi mama yego sha seka sha ariko umwana wanjye ishema ryanjye igice cya kabiri. Niko nyirasapa uricaye uratuje nta kibazo ufite ibyo twavuganye byo wabyibagiwe ntiwabikoze. Ntabwo nabikoze gusa impamvu ntabikoze utabishaka se. Ntabwo nabishakaga mu by'ukuri kuko nari naniwe nakoze imirimo hano mu rugo. Nubu ndeba ahangaha nacocotse nananiwe ntabwo ndiho. Koza amasahani guhata ibirayi ugateka bihindutse umurimo ukomeye ubwo ibyo nabyo ni ikintu gikomeye cyane. Ariko imirimo ya hano mu rugo nubwo ibitagaragara iravuna n'ukuri. None se mugabo mwiza wirengagije ko ntureba yuko nanatwite ngo ungirire impuhwe. Ariko ubwo gutwita ubwo wakomeye wahindutse depite nkuko mubivuga ubwo icawe no kureba televiziyo wageze yo sha ntunyumve nabi. Oya winyumva nabi ntago ariko mvuze ariko ntago kuba akazi gahari ntago bikwiye ko nagakwiriye kuruhuka kuruhuka biki reka nkubaze ukwicara ugateka ukoza amasahani ariko nyuma ukibuka kuko bakuza kumfasha kuri butike ko ntagomba kuri bakuri azuba ngiye reka jura zirikana ko nta mukoze tugifite. Ibyo ngibyo ndabyumva kandi nanabitekereza nka safari je ntabwo ndi kuja mu bintu bizo kuburana nawe kubyumva. Ndabyumva maze muri dushe untegure n'inkweto nzambara ejo ngiye mu kazi ndetse n'akagashati kanje k'umutuku uze kugatera pass hanyuma ibindi tuzaba turabigana ko umenye yuko ntabwo ari ko tuzarwubaka. Aha warushye ntaruhuka nyine ndabikora. Sheri ariko gobura wavuga ntabwo ndi kukumva. Nashaka kubabwira urabona amakarito ya biswi ndabona sikayeme ebyiri zonyine kandi abakiriya bakunda kuza kuzibaza cyane ubwo rero mwibuke muzizane. Njyewe nakubyiye nti kurikirana akazi kawe naho ibyo kurangura byo ndabizi no sugira ngo singe wirirwa ku muhanda ibi ndabizi rwose. Yego ariko rero nashakaga no kubasaba gahushya kuko uyu munsi nibutse ko aribwo kwa muganga bampaye rendez-vous no kujya kureba ubuzima bw'umwana uko bumeze mu nda. Ko kujya ku munsi w'isoko ubwo se tuzakora amafaranga ku cyumweru cyangwa ku gatandatu. Sheri ariko ukwiriye kunyumva uyu munsi ni rendez-vous ya muganga kandi ntago ngomba kuyisiba. Ariko reka nze nkubaze nanjye sibyo reka nkubaze kandi nanjye unyumve nubwo uvuga ngo ndagushihura buri gihe nkumva ngo ndagushihura reka nkubaze. Mbwira neza inda ntubakamenya ko uyifite uzaje urirwa ku gipimo ibyo bintu ukuba ari byo bizadutunga muri uno mujyi. Ariko nukureba ubuzima bw'umwana kandi ni umwana wacu nanjye nawe kandi nkundusha urukundo ninjye se ariko nawe imuka yuko utamuye akazi ni pesa ntabwo amafaranga apfa kwizana tugomba kuyakorera tukayabona. None se nuhora muri byo bya mama wararaye wikinishwa urukumva tuzakora amafaranga ryari. Aha reka mwihorere njyewe reva nkubwire ntabwo ndahora muri byo ngibyo nakubwiye ko ngiye kurangura icara ibintu bitunganye n'igipimerego wazagikora nejo bundi ntabwo bitaro byimutse siko bimeze ngiye kandi mwaje upari. Yegora aha nabyumvishe nakuba tukazahita muri bya rwaserera njyewe ndagiye kurangura kandi ingaruka ngusanga utaza kubenga. nabyumvishe ko kabyarawe nuko bimeze. Nyirasafa amakuru cyore nawe se waje. naje rwose none se we ndabona umeze neza. umubyeyi twitarega bagomba kumera neza inswi akabana ubuse kuri wenyine we. Aha uririrwa ubaririza ibyanjye ngewe se ubundi ntabwo nzane nande Gatsinzi wanjye ngo Gatsinzi warushye Gatsinzi yagiye kurangura umubabarire cyane ubwo wabyo wabimukoza Gatsinzi ajya kurangura bizana wenyine uzi ko buri umugabo wanjye menya no kujya kuri toilette yamerekeza ahubwo nyine mwebwe mwaritombore nimwe mwageze muri rya joro rito yanjye numva sha naho ngewe hari no muri rutazi. Oya ariko ntukagira amaganya utwite uzi ko bishobora kugira ingaruka ku mwana wawe. None se nkora iki warushye gataruhuka koko ntago natinyuka ngubwire ngo ngwino tujyane ubwo nanjye ubwanjye nyine kumagahushye ubu ngubu ndatorotse mbonye agiye mu mujyi asize amaye gahunda arambwira ati ndibeshya nkagusanga wavuye kuri iyi boutique
biraba ibibazo. ubu se kumva kana mugiye kwakira koko nutagapimisha katazagira ibibazo. Ibyo ntabwo bimureba w'abandi mubabarire cyane. Iki ni amafaranga ubundi byo kumuzana ngura twite ngo ibiki ngo ariko nawe ugomba kumwigisha umugore we. Yego Nyirasafari warushye mbabarira ma ahubwo winyereza reka nihute ubu ngubu wasanga yahageze ntiwamenya rutambikana ukumva ngo rwahanye inkoyoyo kwa Nyirasafari no aha ahubwo urabeho mareka ndeka ko kwishinga wenda ibintu bigukomereye sha wihangane. Yego sha reka ngende nukuri. ariko se ko bavuga ngo ndi umunyamahane ko buriya rwose narushe nanjye kandi burya ngo gahinda cy'inkoko kamenywa n'icyatorera. uyu mugore ko nawe byongeye kurangura ko uyu munsi ari uw'isoko ngo namusanga aha ubu ndaje ndahamusanga koko yewe washaka sha ayiwe mana nyiri mu Bikira Mariya we noneho gatsinzi ndamukizwa n'Imana ya ye koko ndazibamba nzerekeza he yahantanze niko Nyirasafari banguka sha banguka umva kubyi Nyirasafari karame umva cibubaze uje kuzajura nkinisha imikino nkingi. Oya nje navuye mu cyaro nje hanganje gukina. Oya rwose navuye ku kisubyo nje hanga kwirirwa ndi kwishimisha muno mujye. Oya none reka nkubaze ko nkubye yuko ngiye kurangura hanyuma nagenda nawe ukabura tarutse uragiye ubwo ahubwo waratarukiye rwose mugabo cyangwa usigaye ufite abandi bagabo. cururuka Bikira Mariya we utangiye kunkekera ibyo bintu koko ngo njya mu bandi bagabo koko ibitubyitiki sinari nakubwiye ahantu ndi bujye koko mugabo mwiza. ariko reka nkubaze ubwo twe nto twavutse koko yuko uzabirirwa ukwirirwa gupimishwa gusa n'impamo y'Imana ntabwo naguca inyuma iryo kosa sinari ko. Mva ngenda kubyiye niba ari uko nguko nta kintu tuzageraho kandi ahubwo ngiye kuzanahamagara na musaza wawe ibi tuzabikemura. Urukunyumva batazajya ngo ndaguhohotera ngaho nawe reba ubucuruzi buzakorwa bute. hari undi murimo dufite duhinga harahane hano dukura dufite nka mu Gikuyu. Mbabarire rwose mbabarire ucururuke mugabo mwiza atagira umukiriya usanga ducocorana hano muri botike. Kugira abajeyi uyu mujyi tuzabamo gute uri kwifata nkagurya ndi kubyakiriza n'umunsi wose ko kapfusha ubusa najya kurangura ngasanga iduka rirafunze ngaho reba ibi bintu turabyigiza ryari. Ariko ntago ari ugupfusha ubusa umwanya mvuye gukurikirana ubuzima bw'umwana kandi ni ingenzi nkanjye nk'umubyeyi kuko iminsi ngezemo ntago ngomba kwicara ndevu nimwe ngomba gukurikiranya inshuro enye zose ko zisabwa mbere yo kubyara. amafaranga wacuruje ubu ngubu aba atumye dutereza ibintu bikinjira ngahe nafasha rero twinjize ibi bintu kandi ntabwo uri ubusabe okay twinjize ibi bintu ngaho fata nta kibazo ngaho gira atasereka kuyigira abaje none se sindi ariko tukiri ku kiyeso byo ntago ateraga n'umuswasi. Ariko noneho Nyagasani Imana nagorwa Nyirasafari ubu se ntago ndimo guterura ngaho terura mbijyana. Aha Reka ibyo ni bikirimo Nyirasafari nta soni ntabwo uzi ko utwite gusigatsi nawe koko utinyuka ugatereza umugore utwite ukamuteza ubufunga nta soni ayiwe intege ziba ari nkeya none se kandi ngo bateze n'ikibazo. Oya ibyo ntabwo bikwiye rwose umugore utwite aba afite imbaraga nkeya kandi akwiye gukurikiranwa koko uratinyuka koko ibi bintu ntabwo bikwiye. None se azabeho ataterwa n'agakarito k'amazi. Rwose reka umubwire gatsi ibi rwose ntabwo ari byo rwose ntibuzongere umugore utwite aba afite intege nkeya uko nukurera abajeyi. Oya ntabwo ari ukurera abajeyi uko nukorora ubunebwe ngayibaza nawe wowe ntafite umwana mwana warimo ubwo ngubwo umuteruje gutyo uzi ko bishobora kugira ingaruka ku mwana atwite. Arabimenya se burya umugore utwite agomba kuruhuka bihagije akarya indyo yuzuye agafata inkingo nk'uko byagenwe ikindi kandi akarindwa ihohoterwa ndetse n'ibiyobyabwenge nka kwa kundi umuntu ashobora kuba anywa itabi akaba yaritumurira iruhande rw'umugore utwite biriya byose bigira ingaruka ku mwana atwite. Muranyumva neza? Ubwo rero mukomeze kubahiriza ibyo bintu. Tuzabyubahiriza kandi murakoze cyane. Ngaho murabeho. Ngaho ntago tubaherekeje turi mu kazi. None Nyirasafari ntubibonye mutangiye kujya neza n'abayobozi none kamubaza uyu mujyanama w'ubuzima ari hano gukora iki. Ariko Nyirasafari nagorwa koko reka ndakwereke niba ari uko nguko upanze yuko uzabigenza
nanjye ngiye mfite icyo ngiye gupanga. ariko se none ubu biragenda bitese ngaho rero umujana mu buzima je hano gukora iki? yewe ibyo ngibyo ndumva twabireka kugira ngo abantu reka dukomeze akazi ariko ngo nakubonye twikomereza akazi. Gatsinzi we go sha neza ikiro cy'isukari sha ni igihumbi rero n'imiti ibiri y'isabune rwose isabune bw'umuceri se mabuja ariko se mana yanjye kakiramo n'akawunga aho ngaho umva babanze bampereze nimwihangane mwese ndabakorera serivisi zanyu uko mubishaka. kubacecekisha nkambyire uriya muhereza ibifuka tubiri twa kawunga none si abantu baje mumpereze isukari izana amafaranga n'ibihumbi bibiri urampereza akiri ariko gutera gufasha uriya mukiriya ni ngaho reka muhereza ariko nawe ntabwo afata udufuka tubiri twa kawunga akira n'ikiro cy'imisimari shaka n'ikiro cy'imisimari n'isabune imiti ibiri y'isabune mwakira umva reka mubyire nuko mataba ninde washakaga ikiro cy'isukari ngewe n'imiti ibiri y'isabune mwakira zirikana n'uriya ukeneye kawunga hanyuma wowe urashaka ubufuka bubiri bw'akawunga icyo mvuga nta mucumba n'ikiro cy'imisimari muhereze kawunga akira imisumari kanze nguterere kawunga nyishurira rata akira boss ambaye patata boss kora mugara wawe niko nyirasafa ubaye do mufuka mushikamiye umukora umufuka kawunga simbona se yaratwe baramwisha bo gashangwa mufasha umwana by'abantu bishyira hasi umva madam wadutabaye madam reka muhereke umva boss reka nzane imodoka bemo mushyira ku ruhande mfate neza n'umubyeyi dore mwishe nabagome baratwangerega mfate neza yego sha bamukana imodoka yigira umva umeze neza koko tumujyane kwa muganga. Umurwaza wa Nyirasafari ninde? Ni njyewe rwose muganga. Yinjira hano tuvugane. Nakuze nyakubahwa. Bite wa mugabo? Muganga ni byiza. Byagenze bite kugira ngo umudamu wawe agugiye ihumure? Muganga njyewe umugore wanje twari gukora muri botike nuko tuza kugira igicikane cy'abakiriya benshi ndangiye mu bye ngo natera agafuka kakawunga hageze ngo cyo kugahereza oya shira impompo mbwire gahoro urakoze nuko ngiye kubona mbona guye hasi nuko byagenze rwose yateruye umufuka wa kawunga uhari ariko ni kamwe k'ibiro 25 rwose uzi ko umudamu wawe twite ese ubundi waba warakurikije gahunda zo gupimisha madamu kwa muganga twite? Uretse yuko nyine tugira akazi kenshi ariko ntekereza ko ashobora ko yarabikoze ariko se ntombizi neza kuko umuganga yarega ubuzima bwaragoranye. Impamvu ndayumvise. Ntabwo muganga ibi byose rero byabaye ku mugore wawe niwe wabigize mu ruhare. Yarikoze muganga uraza kwihangana kubera imirimo ivunanye wamukoresheje umudamu wawe ndayavuyemo. Ariko wagize amahirwe ubundi yagombaga kuhasiga ubuzima. Koko ibi bintu ro wakoze ni bibi ku mugore utwite. Umugore utwite agomba kurindwa imirimo ivunanye kubera yuko iyo umugore utwite akoze imirimo ivunanye ni nk'ibi nyine byabayeho. Icyambere ndishobora kuvamo, icya kabiri umwana uri mu nda ashobora kugira ikibazo, umwana akavukana ubumuga cyangwa se umwana akazavuka atameze neza kubera yuko igihe umudamu yari amutwise ntabwo yabonye umwanya wo kuruhuka uhagije. None se muga koko tuzakore twenyine ababyeyi batureke twe ababyeyi bacu batubyaye ntabwo bigeze bagira n'akarimo bakora? Oya wa mugabo we ntabwo ari uko bimeze. Imirimo barayikoraga ariko itavunanye. Cokora ubwo rero ibyo ngibyo ukwiriye kubimenya. Wagize amahirwe umudamu wawe ntacyo yabaye. Ubu ngubu ngira ngo twanabasezerera mugataha ariko ibi bintu rwose ubyitwararike ntibizongere. Muganga bigurigura vunika urakoze. Ibi bintu rwose mbibonye ko nanjye nabigize mu ruhare. Ntabwo nzongera kuvunisha umugore wanje. Ubu ngiye gushaka umukozi akazi k'ingufu kazakarugwa nanje. Ninje mugabo rugo. Urakoze cyane. Urakoze muganga. Mu cyerekezo 2050 twihaye nk'abanyarwanda babyeyi turasabwa kugira uruhare mu burere bw'umwana. Umwana ufite ubuzima n'imikurire myiza, wifitiye icyizere, ufite impano yo kuyobora neza, ufite ubumuntu n'ubupfura, ushobora kuvumbura no guhanga ibintu bishya, ufite inyota yo kumenya, ufite umwete mu byo akora, ubana neza n'abandi, w'indashyikirwa mu mikorere kandi ufite ubushobozi bwo gushaka ibisubizo.
ubu butumwa mubugejejweho na Imbuto Foundation, NCDP ku bufatanye na UNICEF.